urabona umwuzure urangiye Bibiri iravuga ngo Nowa yateye igitoki arangije anywa inzoga yaco arasinda noneho umwana musanze mu ihema asanga atambaye avuga indo isa sindurutse amenye ibyabaye aramuvuma fata inka yiriza ufata inyoni Aburahamu afata tugirana indahiro yuko ibyo nkubwiye nduwiteka Imana nzabisohoza inka yitemamwo kabiri atemamwo n'inyoni nazara zibaga ibici iryo ni ijambo riba mu gihe burayo ryitwa berite gucamwo kabiri uko babigenzaga wafataga inka ukayicamwo kabiri noneho inyama zikajya ku ruhande rumwe izindi zikajya ku ruhande rumwe iyo mwagiranaga isezerano n'umuntu noneho mwarangiza umwe agacamwo hagati akabwira mugenzi we akamubwira ngo ninguhemukira ibyo nkubwiye ni ntabisohoza uzancemo nzacikemo kabiri nkuko twaciye mwiyinga none umwe agacamwo hagati n'undi agacamwo hagati barangiza bagafata za nyama bakazishira ku gicaniro bakazitwika kindi shaka kugarukaho ni ijambo umugisha reba muri Bibiliya iri jambo umugisha rivugwa incuro 5 mu murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'ukubera iki Bakira abakunzi b'Ishakwe TV amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye mu gihugu ndetse no hanze yacyo turabiyegereje kugira ngo uyu mugoroba uze kubana natwe udukurikire mu biganiro dusanzwe dutambutsa ku Ishakwe TV ijambo ry'Imana rero uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe nk'ibisanzwe kuri kamera turi kumwe na Innocent na amazina yanjye rero dufite abashyitsi uyu munsi rero turagira ngo tuze kwakira abashyitsi twabateguriye kugira ngo babagezeho ijambo ry'Imana reka rero twegereza abashyitsi bacu muri uyu mugoroba kugira ngo batwibwire kugira ngo mubamenye abari kuri kamera zacu muri uyu mugoroba karibu pastor Murakoze cyane nitwa Pastor Karekezi Jean Damascene barizwa mu muryango w'ivugabutumwa Itabaza Ministries Mani baho umugisha ngewe nitwa Amani Desire ndi umupasiteri mu itorero rya ADEPR Paruwasi ya Gahogo murakoze bashumba bacu amahoro y'Imana bane namwe kandi turabishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba n'ukuri turabiyegereje cyane ku Ishakwe TV rero nkuko mwaduteguriye reka tuze gusaba pasiteri adusengera Imana hanyuma mutugezeho ijambo ry'Imana mwaduteguriye muri uyu mugoroba karibu pastor Mana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimye kubw'uyu mwanya duhaye wo kugira ngo tuboneke hano hantu tuganira ku ijambo ryawe karero dusengere uyu mwanya kugira ngo tugusaba kugira ngo wubemwo kandi wiheshe icyubahiro kuri buri wese ushobora kwakira ubu butumwa bwiza kandi natwe twicaye hano muri uyu mwanya imbaraga zawe z'umwuka wera zibane natwe zidukoresha imirimo ikwiye muri kino gihe cya none tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Imana ibagirire neza kandi mugubwe neza natwe uyu munsi twifuje uyu mugoroba ko twaba hano ndi kumwe na Pastor Amani Desire ni inshuti yanjye muri byinshi turabana kenshi mu murimo w'Imana uyu munsi rero twifuje kubaganiriza cyane ku magambo twateguye ariko dufite ijambo tugira ngo tuze kuganiraho cyane sibyo Pastor Amani yego Yesu kandi aguha umugisha cyane murakoze cyane iyo turi kumwe njya numva ko hari ikindi kintu kiza kwiyongera mu by'umwuka Imana ikugirire neza amen turashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana ryerekeranye hari inyigisho nyinshi zirimo zitambuka cyangwa uko abantu bajya gusengerwa muri kino gihe cya none cyane cyane barwana n'amakarande imivumo amakarande se ibi bintu biragenda bituruka he imivumo izite karande ziza gute nibyo bintu ngira ngo tuganireho muri uyu mugoroba rero Pastor Mani turi kumwe kandi tujya tuganira muri byinshi naho ngira ngo tuganire Imana rero ibagirire neza Pastor Mani turakwakiriye Mana ijambo ry'Imana iguha umugisha ndagira ngo tubanze dusangire ijambo ry'Imana mu gitabo cy'itangiriro byenda n'icyo kibazo mwifuje ko tuvugaho kiraza kuza urambaza
ndasa nk'umuntu wigishije, nimara kwigisha uraza kumbaza ku kibazo wumva ufite, hanyuma dusobanure. Turasoma Itangiriro kuko ibintu byose ntiwabimenya utabanje kumenya igitabo cy'Itangiriro, igice cya 12 ndasomamwo imirongo 3, umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Haragira hati: Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Umurongo wa kabiri: nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha ukwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Kugira ngo wumve igitabo cy'Itangiriro kigizwe n'ibice 50. Ibyo bice 50 biri mu migabane ibiri. Umugabane wa mbere ni ukuva ku gice cya mbere ukageza ku gice cya 11. Iyo usomye igice cya mbere kugeza kuri 11 usangamo ibintu bine. Umugabane wa kabiri uva mu gice cya 12 ukageza ku gice cya 50. Iyo usomye ibyo bice habamwe abantu bane. Umugabane wa mbere habamwe ibintu bine, umugabane wa kabiri habamwe abantu bane. Rero nifuje ko dusangira muri uyu mugabane wa kabiri, iki gice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Iyi niyo mirongo ikomeye muri uyu mugabane, kuko havuga umugisha n'umuhamagaro wa Aburahamu n'abazamukomokaho bose. Iyo usomye muri iyi mirongo 3 harimwo amategeko abiri. Itegeko rya mbere avuga ngo va mu gihugu usige so. Itegeko rya kabiri avuga ngo nzaguhindura umugisha. Hakabamwo amasezerano 7. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, iyo ni isezerano rimwe. Nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, kane uzaba umugisha, nzaha umugisha ukwifuriza umugisha, gatandatu uzakuvuma nzamuvuma, isezerano rya 7 muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Muri iki gice n'iyi mirongo, aya masezerano 7 ashingiye cyangwa se agizwe n'inkingi 3. Inkingi ya mbere, nzaguha ubutaka, entre parenthèses igihugu. Imana ibwiye Aburahamu ngo nzaguha ubutaka cyangwa se igihugu. Hanyuma inkingi ya kabiri, nzaguha umugisha. Donc ni ukuvuga ngo abana. Hanyuma icya gatatu, nzaha umugisha. Umugisha nzaguha icya mbere ni ubutaka, inkingi ya kabiri ni urubyaro, inkingi ya gatatu ni umugisha. Iri jambo umugisha rivuga ubutunzi. Muri izi nkingi zose uko ari 3 hasohoye 2. Imana yamuhaye ubutunzi. Imana imuha urubyaro, imuha abana. Ariko Aburahamu apfa atarabona igihugu cy'Ikanani, ariko apfana kwizera yuko Imana ibyo yavuze n'igihugu izakimuha, kuko nyuma y'imyaka 400 niho iryo sezerano ryasohoye mu gihe cya Yoshua. Rero iri sezerano Imana yamuhaye, Imana yarisubiyemo inshuro 4. Imana ivuga ngo nzaguha umugisha, nzaguha urubyaro, nzakugirira neza. Inshuro ya mbere yabivuze mu gice cya 12 twagisomye. Hanyuma iragenda ibigarukaho iri sezerano irivuga mu gice cya 15 cy'Itangiriro. Irongera kandi iri sezerano risubiramo Imana mu gice cya 17. Imana irongera irisubiramo ubwa kane mu gice cya 27. Aho ni mu gitabo cy'Itangiriro. Iyo urebye 12 ukareba n'igice cya 15, urabona Imana imaze kumubwira ngo nzaguha umugisha, va mu gihugu cyanyu. Byaciyeho iminsi. None mu gice cya 15 Imana iragaruka. Iravuga ngo Aburahamu uri umugabo uhirwa, uri umunyamahirwe, ndi Uwiteka Imana yawe. Aburahamu aravuga ati se ndi umunyamugisha gute, ngira amahirwe gute, kandi ibyanjye ntunze bizajyanwa n'umugaragu wanjye, nta mwana wigeze umpa. Imana iramubwira ngo ibyo navuze no kubikora nzabikora. Iyo usomye iki gice cya 15
Aburahamu yaravuze ngo se none nzabibwirwa niki? Uragenda ntugaruke, uragenda ugatinda, niki nzabibwira? Imana iramubwira ngo fata inka yiriza, ufata inyoni. Aburahamu afata tugirana indahiro yuko ibyo nkubwiye ndi Uwiteka Imana nzabisohoza. Arangije afata inka ayitemamwo kabiri, atemamwo n'inyoni nazo arazibaga ibice. Iryo ni ijambo riba mu Giheburayo ryitwa berite, gucamwo kabiri. Uko babigenzaga, wafataga inka ukayicamwo kabiri, noneho inyama zikajya ku ruhande rumwe, izindi zikajya ku ruhande rumwe iyo mwagiranaga isezerano n'umuntu. Noneho mwarangiza umwe agacamwo hagati, akabwira mugenzi we akamubwira ngo ninguhemukira ibyo nkubwiye nintabisohoza nzacikemo kabiri nkuko twaciyemo iyi nka. None umwe agacamwo hagati n'undi agacamwo hagati, barangiza bagafata za nyama bakazishira ku gicaniro bakazitwika. Noneho Imana iramubwira ngo camwo inka kabiri, afata n'inyoni. Kuko Imana yo itagaragara, Imana kuko itagaragara iramubwira ngo nindasohoza ibyo nakubwiye, nintaguha abana nkuko nabivuze, bazancemwo kabiri, nzacikemwo kabiri nkuko twaciyemwo iyi nyamaswa cyangwa isizinga. Kuko Imana itagaragara, hahita haza umuriro uvuye mu ijuru twika cya gitambo nk'ikimenyetso. Ariko hagati aho, mbere yuko Imana iza, wibuke ko Aburahamu yabanje ategereza Imana. Aho kuza Imana haza inkongoro, haza umwijima, haza ubwoba. Iyo Imana yavuze ibintu ikakubwira ngo ndaje, rimwe na rimwe haza ubwoba n'inkongoro n'umwijima ukagira ngo birakuyobeye. Ariko Imana icyo yavuze cyo ibigomba kugisohoza, Imana ibigomba kugikora. Ikindi nshaka kuvuga, cyo gihe Imana yabisohoresheje umuriro uva mu ijuru twika igitambo nk'isezerano y'umuhamya yuko icyo Imana yavuze izagisohoza. 17 bisubiramwo. Noneho 22 cya gice twavuze, Imana iraza, yari maze kumuha Isaki, umwana w'umuhungu Imana yari yamubwiye. Maze kumumuha iki gice cya 22, Imana yaravuze ngo mpa Isaki. Iyi Imana ivuze ngo mpa Isaki, iri jambo rihuze n'igice cya 12 yari yavuze ngo va mu gihugu. Aburahamu arabyemera kubwo kwizera. Noneho Imana imaze kumukorera ibyo yamubwiye no kumuha Isaki, Imana yamugarutseho ngo irebe nimba Aburahamu akizera Imana nkuko yayizeraga agihaguruka muri Uri y'Abakarudayo. None irazira amubwira ngo mpa Isaki. Abantu benshi bakunda kwizera Imana ibyo yabakoreye, ariko byagaragara tugasanga bananiwe. Noneho igarutse iramubwira ngo mpa Isaki, kugira ngo Imana irebe nimba Aburahamu akiyizera, akiyikunda nkuko yahagurutse ahamagarwa. Muzi ko yatanze Isake, ariko Imana iramumugarurira. Kindi nshaka kugarukaho ni ijambo umugisha. Reba muri Bibiliya, iri jambo umugisha rivugwa inshuro 5 mu murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Ni ukubera iki? Kubera iki ijambo umugisha rivugwa inshuro 5 muri iyi mirongo 3 wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu? Ndagira ngo nsome wumvira ijambo umugisha muri iyi mirongo. Ndajya nsoma, noneho nawe ubarira ijambo umugisha. Noneho nkibaza ngo kubera iki ijambo umugisha rigaruka inshuro 5 mu murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu? Umve, uze kubara. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakubwira. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Ryo ni rimwe. Nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Ako ni kabiri. Kandi nzaha umugisha. Abakwifuriza umugisha. Kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aha niho hari ikibazo. Kubera iki ijambo umugisha rigaruka inshuro 5 muri umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu? Kubera iki? Kubera iki? Impamvu iri jambo umugisha rigaruka inshuro 5 nuko mu mugabane wa mbere harimo imivumo 5. Nimvuga umugabane wa mbere ni ukuva ku gice cya mbere ukageza ku gice cya 11 cy'itangiriro. Iyo usomye muri uwo mugabane wa mbere harimo imivumo 5. Reka nkwereke umuvumo wa mbere. Imana, umuvumo wa mbere turawusanga mu gice cya 3 cy'itangiriro umurongo wa 14. Imana yavumye inzoka.
donc yari ifite uburakari. Imana Adamu amaze gukora icyaha na Eva inzoka ibashutse, uhita ubona Imana ivuma inzoka. Uwo ni umuvumo wa mbere. Undi muvumo wa kabiri urawusanga ku gice cya gatatu cy'itangiriro ku murongo wa 17 aho Imana yavumye ubutaka. Umuvumo wa gatatu urawusanga mu gitabo cy'itangiriro igice cya 4 umurongo wa 19 aho Imana yazanye umwuzure. Ibyaha bimaze kugwira, Imana iravuga ngo abantu bararuhije ibamarisha umwuzure. Umuvumo wa gatanu urawusanga mu gice cya 9 umurongo wa 25 yavumye Nowa, yavumye umwana we. Urabona umwuzure urangiye, Bibiri iravuga ngo Nowa yateye igitoki, arangije anywa inzoga yacu arasinda. Noneho umwana amusanze mu ihema asanga atambaye, avuga ngo isa sindurutse, amenye ibyabaye aramuvuma, aravuga ngo Kanani avume. Impamvu rero umugisha bivuga inshuro zitanu nuko mu mugabane wa mbere harimo imivumo 5 aho Imana iriho iravumura. Mu mugabane wa mbere yari ifite uburakari, yari yavumye. Noneho mu gice cya 12 cy'itangiriro birasa nkaho Imana ishaka gutangira, ishaka gukuraho imivumo. Uriya muvumo wa mbere uganda uhwana n'umugisha wa mbere. Noneho Imana itangiye gufata gahunda nshya no kuvumura ibyo yavumye, none wihera ku muhamagaro wa Iburahamu. Mbere rero yuko ndangiza kukubaza, nangereka nkubaze. Ni umukoro urambwira imigisha 7, hanyuma muvuge amategeko 2 ari mu gitabo cy'itangiriro 12. Hanyuma ikibazo cya gatatu ni ukuvuga, narimvuze imigisha 7, narimvuze amategeko 2, narimvuze impamvu, ni iyihe mpamvu Imana ivuga umugisha mu gice cya 12 umurongo wa 1 no 2 no 3. Imana igumugisha ku bwa Yesu. Amen.